kuri no nkuru yo ku kinyamakuru Igihe ifite umutwe ugira uti Tshisekedi umuryango wa Habyarimana na Nyamwasa bari kunoza umugambi wo guhuza imbaraga. Uretse gato ibintu twatangiye tubona ari ibintu biraho wabiri serious ibintu urabona urujanga hari niko barwita ururagara kakandi kamwe akabashyira n'iyo bagatetse kirambitse ku gitoki kaba kareba nondya ni kureba ni abanyankuru niko bakita nondya ni kureba karaho kariya ngo baragafata bakagashyira ku rushundura rwiza runini bya bindi by'indobane barubesha bakakohereza mu mazi gapfuye nyine hasi hakaza ifi ya rutura y'ibiro 7 ikajya kugafata urushundura rukakayora. Aha rero ngo perezida Tshisekedi amakuru yoho yabaze rero avuga ko yarebye ati ni uruhe rujanga nafatisha amandi mafi asanga ari umuhungu wa Habyarimana ati manze kumenya icyo jenoside ari cyo by'umwihariko yakorewe abatutsi nkamenya bayikoze umugambi ni ukwanga abatutsi kandi abantu banga abatutsi bagomba kuba bakunda ubisha abatutsi ninde ni Habyarimana kandi nta kiriho hasigaye iki urujanga rwe ni fotokopi niko arimo kumukoresha ifi y'ibiro 7 kabiraje bafite abajenosideri bananiwe kumenya ngo tuzakorana nande bariteranya bakareba bagasanga muri bo nta mu perezida urimo oya ahubwo bakabona abo bantu bose ku ruhembe nta zina bafite kamba urugero cyangwa se hari ibyo bikeka bakoze none bakavuga bati mu bana bacu u Rwanda rutigeze rurega kuko bazi neza ko u Rwanda rutigeze ruhora abana gukiranirwa kwa basi nubwo baba bakurwanya nabo bazi abari inosa na crime yego none bati ninde batarega bati nabana bacu kuko twebwe nubwo bataturega ariko dushobora guseruka twagaragara rubanda rugahindura umunwa ati turamubonye ati dore karori ati nebyasiza koze ku musozi w'iwacu bantu bigize barike baraserutse inyerushishi mu nkambi abanyamakuru kwa kundi dufotora abantu batahutse bariya mureba bariya abagore mureba n'abana mu myaka yashize ntago ari vuba umunyamakuru wa Kigali Today arafotora amafoto mu bantu bose bishyira ku kinyamakuru avuga uko abantu batashye ngo bakubita amaso umugore witwa Mukandutiye Nyarugenge ivugiriza induru icyarimwe ugira ngo rebe sport ndabyibuka bati niwe batariko ntabwo ari wese ukwesa bati niwe nukuba mu ishyamba yaranutse yaraborewe ariko niwe birazunguruka ntibwaki yabaye Mukandutiye siko yitwa wari inspector w'amashuri hano ariko akaba yari inshuti y'umugore wa Habyarimana n'ibindi byinshi bavuze ntiyaseseka ariko sinkuye uzi ko aho kugira ngo ube uzi ko aho guhunga wafungwa bikagira inzira cyane nuko ayo mafoto mutayabona ngo muyashakire mu gihe turimo tuvuga iyi nkuru munshakire Mukandutiye atahuka mu munshakire ari mu rukiko yambaye imyenda y'abafungwa cyane yari yarahindutse n'abantu babiri batandukanye ngiye ntekereza ko iyo amasaha yo gusenga ageze atanga ituro ryo gufungwa kuko guhunga yarapfuye kongo ntabwo ari ikintu nuko rero ngo Habyarimana aravuga ati ariko simbabeshye imvange bafite yiroshye mu nda ntabwo wabaho harimo umuhungu wa Habyarimana uyu munsi twagafashe nk'umwana ukomoka ku mubyeyi atahisemo kwaba umwicanyi yego bigoranye kuba wakwitwa waba umwicanyi kuko wavutse kuri ubu icyaha ni gatozi uwaraho Tshisekedi amutumyeho birarangiye atumyeho ngo haje general ushaje kuko nta muntu ungana na Kayumba ukiri mu gisirikare vie general bose ni baritayade baratashye afite imyaka ingahe ubusesi nka hagati ya 65 na 70 avuka nko muri 59 none se umuntu baze guguri reka mbariza tonto tuyibaze torize guguri nukuvuga ngo bafashe retired general abasanita disato ni disantari ya buriya none se yaraseze kwera torotse ikigeshi yatorotse cyonyine se yatorotse igihugu n'umutima we Kayumba nta peta afite barayamwaka ariko ndavuga ariko ibyo byabere mu rukiko ariko yari general abantu kumwita general 58 afite imyaka ngahera ubwo muri 58 mu ndebere 58 se abo bangana baratashye
we baratashye n'umunani bose ubwo ni 68 n'umunani. none se utabeshye nta musirikare mu Rwanda dufite imyaka 68 uri ku kazi. Cyokora bavuye mu gisirikare babashyize mu batashye wenda bakora indi mirimo. Yego. Ubwo nari ndimo mbazanira bazanye umwana wa Habyarimana. Ubwo no kuvuga ngo abafite ingengabitekerezo ya jenoside bose hatabuzemo n'umwe bose bagiye inyuma ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura abatutsi bagiye inyuma ya Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana bagomba gukurikira Habyarimana. Noneho abandi bantu bose abatsinzwe n'inda yabo, yego abananiwe kwemera ko tuzasangira, abumvaga nitugera ino amazu yo mu Kimihurura bazayikubira bazayafata kuko abayabagamo batsinzwe birengagiza ko bafite abana, n'abandi bashobora kuba wenda barananiwe cyangwa akamvuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda hari amakosa rwabakoreye aho kugira ngo baburane babone ubutabera bakiruka bagahitamo kugenda. Abo bose bagiye gukurikira Kayumba muzehe afande retired, noneho retired ariko twongereho nta retired dizant ubwo ngubwo reka tuvuge uko nubwo dizatinze ni na retired. abanyamakuru dukurikije imyanzuro y'urukiko nta peti ni Kayumba Nyamwasa. Impeta za gisirikare zose yarazambuwe, impeta za gisirikare zose mu 2010 ranka nanjye abasivili nanjye mu rushushiko ugomba gukurikiza imyanzuro wawe ushaka kuzana amarangamutima ahubwo bahubukaze umutuzi nsome munyorohere. Noneho abo n'abandi navugaga nabo bakurikire Kayumba. Noneho haza abandi rero abandi bavuga bati muri umusirikare muri Kongo wabyinaga avuga ngo bazafata Kigali bature muri ziriya nzu zabo ngo barongora abakobwa beza b'Kigali ngo ni imodoka ngo mwige imodoka mugire za perimi tugiye gufata Kigali ziriya modoka zabo tujye tuzivimviramo we. Uramwibuka umusirikare hariya yitwaga nde? Ntabwo mwibuka ariko uramwibuka ndamwibuka ahantu twarayibonye. Abo nabo bari kumwe n'uyu. Noneho uyu we rero ababirigi babuze ikuzo mu karere, byensire bagomba kuba ari bo barashaka kwigaruza ikuzo, icyubahiro cyabo bagomba kugishaka banyuze muri Habyarimana na Kayumba na Tshisekedi umwami wabo. Ko wibagiwe se uwumukije abantu ntabwo nzabibagirwa. Uri biza arahuze. Ese mwabonye ko iyi ntambara yabuze icyo yivuga uyu mwaka uzashira yarabize icyo? Nta kintu ushobora kubivuga muri mediator. Oya kumuba byo ntayamuba. Ahubwo kujyamo hagati ukari ibibazo bya Afurika. Hagati naho yashobora. Urumva hari icyo. Ariko ikintu gitangaje no kwibaza Kayumba azabasha kurambura ikiganza cye avuga ati rero Omega wa FDRL tumaze kureba ukuntu leta y'u Rwanda itujujubije twembi dufatanye turwane umwe abakomanda wundi ubundi aho rero niho bakubwira ngo munda ni kure nta muntu urashyikayo aho FDRL izakorana na Kayumba munda ni kure. Nicyo kintu kibi kibayeho ngira ngo muri iki kinyejana. Kandi Kayumba kera n'abandi bavuze ko babigerageje ariko bamukubita amaso bakamuha ati wowe nidusumbiriza bene wanyu uzatwigarika, bakaguma bamusubiza inyuma. Ariko ngira ngo babona ageze aho umwanzi avuga atawe baravuga bati nta kundi reka tugende. Iyo ni inkuru wenda basomye iyo nkuru muri detail ariko urumva bimwe nabigarutseho ku buryo burambuye. Ikindi nuko muri uwo mugambi nk'uko wari ubivuze ngo bararebye basanga nyine uriya abantu ngo barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda bacitsemo ibice mu rwego rwo kubunga. Tshisekedi yashatse nyine abantu bari imbere ku ruhembe. Tshisekedi bagiye kunga abatavuga rumwe n'u Rwanda. Batavuga rumwe n'u Rwanda. Ngo ku buryo ngo uwo mugambi ubundi wari wageragejwe na Kayumba Nyamwasa ariko ngo biranga, aho ngo nawe ngo yanakora urugendo muri